kubereka uburyo ushobora kuzuza telefone yawe 100% without a charging, utayicaginze. Uburyo bwa mbere ushobora gukoresha wuza telefone yawe kandi utayicaginze, ugomba kuza ahangaha muri app ya settings, and then ukamanuka scroll up ukaza ukamanuka kuri iri jambo ryo hasi developer option, and then wagera kuri developer option ukaza kuri iri jambo ryo hasi ahangaha. Iri ngiri turimo dutikingaho, iri ngiri byanditseho demo mode. Ku matelefone ya Android amwe namwe hari aho byanditsemo UR demo mode, ukarikingaho wamara kuribona uri demo mode ugakanda ahangaha hari enable demo mode, ukayikandaho and then ukabona ko ino show demo mode iba iri yariri hidden, igahita iza noneho imeze neza, ugahita uyikandaho nayo iri jambo show demo mode. Urabona ko nditikinzeho irahita iba 100%. On 100%, urabona ko ise yuzura. Noneho tusa n'abasubiye inyuma, noneho tujye mu kubikuramo, tugaruka hano kuri developer option. Ku badafitemo kano ka developer option muranyandikira muri comment mbere ukuntu wagashyiramo. Developer option uzaza umanuke hasi ushakishe demo mode cyangwa se UR demo mode. Nuko uze kuri demo mode and then ukande enable demo mode. Tugiye kubifunga twebwe, ukande enable demo mode tugiye turayifunze, ari nabwo wabifungura ugakanda demo mode ukayikoraho gutya, ukongera ukayisubizamo, hanyuma telefone yawe ikaba iruzuye 100%. Hano rero ikintu bigufasha ni ukukwereka ko nko mu gihe telefone yawe yuzuye uburyo bimeze, mu gihe ifite full network cyangwa se wifi network iri full. Thank you. Ciao, murakoze cyane. Mwibuke gukora flow, kandi ikindi nanone ushaka ko tugira ikindi kintu tugukorera kuri telefone yawe, watwandikira muri comment tukabigukorera nta kibazo. Murakoze.